hari iby'Imana yari yarambwiye mu mezi anashize ariko uku kwezi kugitangira hari imirimo n'ibitangaza nagiye mbona. Amen. Hari amaboko nabonye ambereye maremare nubwo ibicantege bitigeze bibura mu murimo, ariko hari abantu bameze nk'ibigwari mu murimo, hari abantu bameze mbese bameze ukuntu ureba fizikali yabo ukabura iciciro wabashiramo. Ariko hashimwe Yesu ajya amenya yuko hari uwakubabaje akaza akakubwira ngo mwana wanjye, nubwo bakubwiye ngo urahanura ntago ari byo, nubwo bakubwiye ngo nubwo usenga ntago akiza ufite, nge naguhaye agakiza ndakuzi. So buryo wiringirira ijambo iringire nsigaye mbwira umuntu ngo wimpamagara ngo nguhanurire, mpamagara ngo usengere ngo usomere n'ijambo, kuko iri jambo ntago rivangirwa na gatoya. Umuhanuzi afite kuba yaza mu mwuka akavuga ngo mvuko witeka, akavuga indimi, ariko nevuze ngo nubwo wavuga indimi z'amahanga yose y'isi ngo ariko nta rukundo, ngo nta mugisha nta n'ingororano wazabona. Ngira ngiye ndaje ndabubwira ntuzi yuko uvuye gushaka imiti mu bapfumu. Arambwira ngo ngurinde, ngo none si hari ngo byashoboka yuko aho nzivanye ngo uri umwuzukuru cyangwa uri umwana wabo. Ndabwira nta n'isano dufitanye, nta naho tuziranye, n'amaraso nta naho yakwigera ahurira. Umumama twagiye mu modoka turi kuzura umwuka, narinze kuva mu modoka abantu bose bavamo barancungera mera nk'igisambo. Konkuru ni nawo munsi icyo gihe banyibye telefone banyibira i Kigali. Ndasenga mbwira Imana, ndasenga mu mujyi wa Kigali. Nibyo bintu nakubwiye ngo ntago nasengera mu isoko. Ubwo hari impamvu narahahamutse ndasenga umwana bari bagiye kuvuza abaye muzima, najya gusanga nsanga telefone yanjye bayenyibye. Ntabwo ujubeshya Mana, ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha urungu, ahubwo ngomba gushaka abakozi b'Imana tukavuga ku mbaraga z'Imana. Uyu munsi reka uwo turi kumwe tumusabe abasuhuze anabibwire. Karibu. Imana ishimwe cyane, nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima. Amazina ni yayandi na Rufonsine dusaba Imana rwose, ndabasuhuje bimvuye ku mutima kandi ndabakunda cyane. Yego, dusaba Imana Rufonsine niwe tugiye kubana mu iki kiganiro. Reka tumusabe adusengero ngo Imana ituyobore. Nje mw'iminsi gusenga narabyibagiye. Oya ugomba kubyibuka kabizirikana mu izina rya Yesu, kuko ni intego twihaye. Ariko reka dusenga Imana kuko ari wo murimo cyangwa se ari wo mwuga dukora. Uri Imana yacu bwite, ugira neza bugaca bukira, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimye ko kuva mu kwa mbere kugera muri uku kwezi kwa gatanu waraturinze ubana natwe, izina ryawe niryamamare. Warakoze kubana natwe inshuti n'abavandimwe n'imiryango, igihugu cacu warakirinze, kandi mwami nyiribe twagushimye ko nitariki y'uyu munsi wemeye ko tuvuga ijambo ryawe, wemeye ko tuganira ku mirimo n'ibitangaza ujye ukorera ubwoko bwawe. Nyemerera ubane natwe kandi utwambika imbaraga, reka twasame bivugire. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Yego, twasame Imana yivugire, muri make tuyibere ibikoresho yo igeze message mukanwa ku bantu bayo. Yego. Alphonse, amakuru ni meza, ndashima Imana rwose. Mu
umurimo w'Imana bimeze bite? Umurimo w'Imana bimeze neza handi bimeze nabi kuko umuririmbyi yagiye mwuka aravuga ngo abagenda bayembayemze nibo baduteza akaga. Abagenda bayembayemba nibo baduteza akaga. Uwo muririmbyi rero yaririmbye ari mu mwuka, impamvu yabiririmbye yari yanabyitegereje. Hari n'abandi bagenda basenga baduteza akaga mu murimo, kimwe nuko nagateza undi nunda kakanteza. Ariko mu murimo w'Imana reka mbanze mvuge uruhande rumwe ni bibi cyane kuko hari abantu benshi muri iki gihe barambitse umurimo w'Imana, abari abashumba bararambitse, abari abadiyakoni ntibagikora nk'uko bikwiriye, abari abavuga butumwa ntago bagikora, abasengeraga abarwayi ntibagisenga nk'uko bikwiriye. Bivuze ngo hari byinshi by'isi irari ryarangije kudutwara. Reka nongere mvuge kuri uru ruhande rwo gushima Imana, ndetse kuri babandi bacicaye kuri ya ntebe bagitanga imbabazi b'Imana yohereje. Abo ngabo hari babandi baje gupfukama bakongera bakavuga ngo Uwiteka, abo ngabo baracagororerwa, baracabona umugisha. Kandi ndetse n'ikindi kiri inyuma, ibiri inyuma byo kugira ngo bazasatire barye bahage nibyo byinshi, ahubwo nkababwira ngo abategereje Uwiteka ni muhumuri. Yego. Aho wavuza muri rusange. Yego. Wowe nk'umuhanuzi ubu bimeze bite? Njyewe ku ruhande rwanjye mu mezi ane ashize nahuye n'ibinza guhura n'ibyiza, kandi byose Imana yarabyemeye. Icyambere hari ibyo nahuye nabyo benshi banshi intege, benshi bambwiranga ariko niba ukiri mu mwuka w'Imana ni gute waterana na runaka. Noneho reka nze kuvuga hano kuri cano, abantu kumva umuntu aramamaga telefone nagukurikiranye atari ko nshingiye abakozi b'Imana biyitirira izina ry'Imana, ndimo kubona barimo kuvuga ati hari nabo njya ndeba nkanyura nkagenda gutya, ariko abandi bakanuka ngo ariko ngo ubuhamya muduha n'ubuhe. Ariko nyuma yaho ngaho nkongera no kuja mu ruhande rwo gushima Imana. Hari ibyo Imana yari yarambwe mu mezi anashize, ariko uku kwezi kugitangira hari imirimo n'ibitangaza nagiye mbona. Hari amaboko nabonye ambereye maremare, nubwo ibicantege bitigeze bibura mu murimo, ariko hari abantu bameze nk'ibigwari mu murimo. Hari abantu bameze mbese bameze ukuntu ureba fizikali yabo ukabura iciciro wabashiramo, ariko hashimwe Yesu ajya amenya yuko hari uwakubabaje, akaza akakubwira ngo mwana wanjye, nubwo bakubwiye ngo urahanura ntago ari byo, nubwo bakubwiye ngo nubwo usenga ntago akiza ufite, nge naguhaye agakiza ndakuzi. Ariko ibicantege turabifite mu murimo, usibye ko njewe rwose ndashima Imana kuko ibyo naciyemo byose yampaye imbaraga zo kurwana kigabo, ntihagira icyansinda. Kandi ngashima n'Imana yuko nkiri muzima, nkaba nasanze nawe uri muzima konkuru. Imana ishimwe cyane. Twaherukanaga umuririmbyi agiye mukaravuga ngo twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Ushaka wavuga ngo dusubiye kubonana dufite ibyishimo, ariko njewe nshizemo dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Burya ibyaha iyo biza kumbata konkurude ntago mba nongeye kugaruka ahangaha, kuko ntago nabona icyo kuhavugira. Ariko dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha dufite ibyishimo n'umunezero. Ese Alphonse, abahanuzi nabo bakora ibyaha? Abahanuzi muri izi minsi nibo bafite ibyaha byinshi cyane. Reka nkubwire icyaha cya mbere kizatuma abantu batababarirwa. Icyaha cya mbere ku muhanuzi ni ukuja mu mwuka ukavuga indimo gatitira, ukavuga cyane, ukavuga ngo Imana iravuze itavuze. Uwo nguwo nzi neza ko byanditswe ngo azabona n'ishano. Ariko muri iyi minsi abari imbere basubiye inyuma. Ariko hashimwe Yesu, uwihanganya akaba akiri mu murongo neza azagororerwa. Muri ziriya minsi ziri imbere hari umuhanuzi wampamagaye arambwira ngo Alphonsina, ubuhamya ufite n'ubuhe? Ndamubwira nk'icyo nzi neza, iyampamagaye yanshizeho itazi ko izampa ubuhamya. Ndangije mubwira amagambo 3 yonyine, si ngombwa kuyavugira hano. Ndamubwira ngo uri umuhanuzi, kandi aho uri kunsekera nawe urahari, nawe ubwo iciza wakagombye gufunga umunwa ugaceceka. Kuko naramubwenga, ariko kuri kuvuga ngo abahanuzi wabanze. Icyambere umbwira yuko ikiganiro nasohoye urankurikiranaga, nimba banga ni gute
wankurikirana ukanamamagara ngo ngusengere nimba uba nta nimero yanyu utunze muri telefone ubu utanankurikiranaga ubu udakora subscribe kuri Konkurude ariko kuko uzi yuko Yesu akivuga niyo mpamvu gikora subscribe niyo mpamvu kimpamagara ukambwira ngo ijambo wigishije ryankoze ku mutima ashobora kubyumva ariko nyine abahanuzi mwebwe abanga abahanuzi icyambere Satani yazanye ikintu cyitwa urwango abahanuzi umuhanuzi asigaye yanga umuhanuzi mugenzi we reka mbivuga mbirambure umuhanuzi umwe akora hano kuri cano nawe arabwiriza ntago mvuze ngo ni yawe cyangwa ni ya runaka ariko yarampamagara mwanga Alphonsine ndamwitaba ngo karame gute ufite imyaka mike kuri njyewe ukabushobora kurebwa n'abandi bihumbi ntavuze njyewe nkaba nta n'ibihumbi nari nabona gute ndamubwira ntaho urampinze ntinasi yampamagaye ntugira ngo urukundo yanshizeho nirwo yagushizeho ntiburi muntu afite dosiye yiye rero ikibazo kiri mu murimo abahanuzi nibo bari gupingana nibo bari kwangana ndetse nibo badafite n'ubwumvikane amacakubiri ari hehe ari mu banyamasengesho amacakubiri ari hehe ari mu bahanuzi ariko buryo wiringirira ijambo iringire nsigaye mbwira umuntu ngo wimpamagara ngo nguhanurire mpamagara ngo usengere ngo usomere n'ijambo kuko iri jambo ntago rivangirwa na gatoya umuhanuzi afite kuba yaje mu mwuka akavuga ngo mvuko witeka akavuga indimi ariko nevuze ngo nubwo wavuga indimi z'amahanga yose y'isi ngo ariko nta rukundo ngo nta mugisha nta n'ingororano wazabona ariko iyo usomye hano ngo itondera amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka uyu munsi ukamubwira ngo niho uzagororerwa abisomye umungumu birutwa kumubwira ngo Yesu aguhaye imodoka ari uko ubonye yuko afite etaje birutwa kumubwira ngo havuyeho utamunara ari uko wumvise akakubwira ngo sengera mfite ideni niyo mpamvu nabwiye abantu ngo wacece kukareka icyifuzo cyawe niba umubwiye ngo agusengere akaba atagusengeye mureke ubwo njyewe subize ko njya mbabwira ngo ubwo ni igihe cyawe kiba kitari cyagera kandi igihe kigeze rwose ndasenga bikemera ubarakubwiye ati ni gute wowe ikiganiro cyawe kirebwa n'ibihumbi 40 ariko njyewe nta n'igihumbi kirande ambaza gutyo rwose abwana ikizo se buriya n'ikindi aho ngaho buriya ntago ababuze ikintu kimuri ku mutima aratekereza ariko burya buri muntu wese Imana ifite ukuntu yamuhamagaye ifite n'ukuntu izamushiraho urukundo kugira abantu bamukunde ubwiryo nisha rishingiye kuri views cyane no yarayigeze kumwe ngo comment 400 ngahe ndabwira ngo ibazi ntari ko ntubabonye ko Yesu ari mu kazi ariko ndazahamagariye babandi barebaga bya bihumbi n'ibihumbi nibo ndi guhamagariza kugira ngo noneho utari mu murongo avemo hinjire mundi iki ntago ari igihe cyo gutereta umuntu ngo none ngo kora bino ahubwo iki ni igihe cyo kubwiza umuntu kuri ukerura ukwanza akakwanga ugukunza akagukunda yego Alphonsine Imana igwaye ubuhanuzi bwo guhanura mu isoko wajya kubuvuga mu isoko ngewe ntago nabishobora mu minsi ziri imbere hari abantu twigeze guterana umwuka aransanga ariko umuhanuzi umwe w'umubyeyi n'umukecuru yagiye mu mwuka aravuga ngo mva Alphonsine mwana wanje ntikarame papa ntindi hano nkunda kuvuga ngo love Jesus nagupenda sana arangije arambwira ngo kuba uretse umurimo wo kubwiriza hariya wigendera kuba ari gukora ahubwo weho gendera ko naguhamagaye ndavuga si none ibiganiro ngejejeho ntago byakiza abantu nshaka gushiraho ijambo ry'Imana abantu bihane baze mbasengere bakizwe batabarwe irambwira ngo komeza umurimo naguhamagariye irambwira ngo ukimara kuja witara nuguhamagaye uzajya umusengera umwaturiro wo gukira niba arwaye umwaturiro umugisha bitewe n'ibyo nkubwiye ariko ubu si nyuma ya ariko uzi ibintu byaba bihari irangije iraceceka ariko iraceceka full stop none wafashe umwanzuro wo kuva kutagiza kubwiriza hano ngewe ubwo duherukana muri ngewe nari narabwiye Imana ntuwiteka
nyine ibyo nubwo umurimo namo amajura usa n'urangiye ahubwo ngera unyagurire nkora ahandi ariko irambwira ngo genda ubwirize ijambo nurangiza ugende njyewe mfite icyo nzaguhembera ariko umurimbyi yaravuze ngo ingororano z'abihanganye ni ukuri zirahari kandi ndi kubwira abantu muri iyi minsi agacumu Imana yagucuriye yakaremye utaravuka ushaka watuza kugira ngo katazagucuriraho ugasanga ibyago birakugwiriye kabwira abantu ngo ishime kuko ikuzimu nta n'umunsi n'umwe bazigera bishima yuko wabonye intsinzi kadutabaze turebe ko Yesu yadutabara ariko abagenda bayemba bazabona akaga mu murimo uti mu isoko Imana impaye ubuhanuzi ntabwo najyayo rwose kubera nshingiye ku bintu biriho ubu ngubu rwose njye muri iyi minsi nshaka kugira ngo Imana kuko ntago nshaka ahubwo kuko yanabikoze byaratangiye umurimo waratangiye ubu ngubu ushobora kugenda mu isoko ushobora kugenda ufashe Bibiliya ndetse atari no mu isoko ari no mu nzira bakubona yewe no kukuboha banza hari bakuboha noneho babandi twasengeraga twasenganaga twaririmbaga ngo muze mwenyine twihererane mu nsangano hataraha babandi twajyaga mu tugahi mbese ku buryo twagahiritse ni na cyakindi cyari kije umurimbyi muri zimitsi ari kuvuga ngo Mana nikoreye ibuye rindemere ngo ngwindure inture abo ngabo nibo babona dufashe Bible nubwo twaba tugiye mu materaniro yo ku cyumweru nibo bari kuduteza kaga bakumva hari ahantu duteraniye kwa runaka bagahita batanga ikirego kwa runaka hari icyumba ubwo rero mu isoko ntago nakwiyemera imbere y'iyera mu isoko Mana ntabwo najyamo nta nicyo nabona cyo kuvuga ariko Imana yo nshobora kubihakana bitewe nuko iri kumbona ikantinyura ikagenda ikankoresha nge meze nk'igipapuro mu mubiri ariko yo ibyo ikoze bikaba imirimo n'ibitangaza ubundi si ubuhanuzi uri kubuhanura ubuzi uko byaje ubundi isake iyo igiye kubika ibanza yabyiyumvamo rero ngewe mu buzima bwanjye iyo numva ko ndajya gusenga iyo numva ko ndagera hano kuri jano sinshobora kubisengera umunsi gumwe nimba ari umunsi ku manywa na nijoro ndabwira Uwiteka nabona nta nzozi cyangwa nta yerekwa mbonye sinshobora kandi nkamenya ibyo ndavuga nkareba nimba ari ijambo Yesu yanteguriye ubwo nkarireba ariko nyamara hari abantu impamvu nakubwiye ngo abahanuzi bamwe muri bo bivamo abandi bagapingana hari umuntu ushobora kwicara gutya akaba yanagukurura fotokopi akakubwira byose kandi ugahuza ukumva ari byo ariko nanone wibuke ko hari wa wundi ugira umwuka wo kubanza batera korasi bakabyina bagahimbaza Imana uramutse utwawe n'umumotari yego mutanaziranye kumva Imana irakubwiye ngo mubwire gutya wabigenza ngewe akenshi iyo nateze na moto nshobora kumubwira nti nsiga ahangaha nkamubwira ni kubera icya hari umumotari tuzanye mu kanya tugeze ahantu numva nta bindimo ndavuga ni sinzi ibintu biri kunukira pe noneho umwuka guramfata ariko nkomeza mfata hari akantu nari mfite mu maguru hagati ndakomeza ndagafata ariko guramfata gutya numva arambwiye ngo moto sirapfuye ngo ndi kumva umuriro ngo nese ngo fata ibyo bintu neza ngicara neza ngo ndi kumva hari sinzi ukuntu mbaye ngo ndazungereye ndamubwira nti yewe nticacu busamanye ntago cagusiga amahoro moto weho mubivokura hazi mviriyeho mubivoka nikorera ibyo nari mfite ndamanuka mpaka ngeze hano n'amaguru ariko nanjye musizaho ndamubwira ni cyacu busamanye ntago cyagusiga ubuhoro icyo cyatumye atitira ngewe nuko nguko nabyumvise nanjye ndamubwiye ni urakoze ntakira ndamwishuye yo icyacu busamanye ntago cyagusiga ubuhoro ariko njya nkurikiza amaso ngimpa nimero yawe ngimpa ngurinde ndabubwira ariko nimero si ngombwa ahubwo zirikana ibyo nkubwiye ubyiteho niwita ku mategeko y'Uwiteka Imana ukihana ukiyeza uzabona umugisha ndabimubwiye ndangije ndikorera ndakomeza ndagenda uwo ni umumotari uko we n'umwe muri kwasiteri se wicaye kuko ku ntebe babicaye ari bane kumva Imana yakubwiye ngo bwira uyu muntu mwicaranye gutya wabigenza ute ngewe mu modoka ntabwo natinya kubikubwira hari undi munsi turi kujya nshobora kuba ndi kujya Bugesera nari nicaye ariko noneho twari twicaranye
yari yasinziye afashe umwana ndamubyutsa ndamubwira nikanguka arantuka cyakora ndabwira nikanguka urebe uwo mwana ndabwira ariko twumvikana uzi ko umuntu n'ubundi usengera muri hedini ngo ni umudivantiste ndavuga ntabadiva murapinga ariko reka nkubwire Imana ndavuga ntuzi ko umuntu umwe yatuma iyi modoka yose abantu barohama bagapfa arambwira ngo ndaje ndamubwira ntuzi yuko uvuye gushaka imiti mu bapfumu arambwira ngo ngurinde ngo none si hari ngo byashoboka yuko aho nzivanye ngo uri umwuzukuru cyangwa uri umwana wabo ndabwira nta n'isano dufitanye nta naho tuziranye n'amaraso nta naho yakwigera ahurira umumama twagiye mu modoka turi kuzura umwuka narinze kuva mu modoka abantu bose bavamo barancungera mera nk'igisambo konkuru ni nawo munsi icyo gihe banyibye telefone banyibira i Kigali ndasenga mbwira Imana ndasenga mu mujyi wa Kigali nibyo bintu nakubwiye ngo ntago nasengera mu isoko ubwo hari impamvu narahahamutse ndasenga umwana bari bagiye kuvuza abaye muzima najya gusanga nsanga telefone yanjye bayenyibye ese burya cyagiye bakwiba telefone ugiye i Kigali nandi kujya Bugesera yewe kujya mu Bugesera ni umuntu wari ugusengera nyewe naramusengeye imodoka iravuga ati mbasize ahangaha musenge ngewe mu gusenga rero umwuka uramfata ntinibuka bya bindi byo mfite ubwo rero umumama imiti aravuga ati ubwo ndazita kuko umwana wanjye arakize yari yapfuye byarangiye oya subiramo neza telefone yanjye barayijana telefone ndayizi ariko njyambwiye uti banyibye telefone ngeze Nyabugogo ariko ntabwo wambwiye iyo story neza mwari mugeze he Imana ikwereka iby'uwo mumama twaragiye urabona twaturi hafi nubwo twari twakarenze kano karere ka Gakenke ngewe kuko twari ubundi nicaye mu ntebe y'inyuma fata igikapu mvamo nuva ntabinyuze ndajyana nicara mu ntebe ikurikiye inyuma ngeze aho ndagenda nicara mu modoka urabona shoferi yicaye hano hari intebe n'inyuma hari indi nicara mu mwanya wa gatatu turicarana ariko wumve ngo ni nabuye imodoka yose nabuze umwanya ndicaramo turagenda ngewe nkamubyutsa ariko yabanje yanuka mbwira nabi ngo unkoreye ku mwana agapfa ngo wamuriha ariko twageze aho turasabana ndangije nkaja numva ikintu cyinshi kwe kujya numvaga namufata ngahita mucisha mu modoka nkamunagiri ndamubwira nti wakinga ikirahure kimbi hari nyinshi kuko numvaga nshobora gukora ibintu bidakoreka ariko noneho turagenda turasabana bitewe n'ibyo nari mubwiye kuko asanga arabifite ndangije ndamubwira nti sinirara kandi siniyemera ahubwo yampamagaye izanyemeza ku batanyemera arambwira ndamubwira n'abadivaniste murapinga arambwira ngo mbwira nyine ndabyumva n'ibya bintu by'abanyamugi ngo mbwira nyine ndabyumva yari umunyakibungo ndangije ndamubwira ubwo rero mu by'amahirwe umwana arakira mu by'umwaka ufone barayijyana nabubwiye ntari koreka nkubwire urimo kumbwira nabi ntariko ikigaragaza yuko nejo bundi umwana yapfa kubera ibyo bintu uvuye mu bapfumu arashidikanya arambwira ngo ni nyogokuru cyangwa n'abana ni bene wanyu cyangwa niki ndabwira nti ntaco dupfana n'amaraso ntahuye na gakeya ubwo rero namubwiye imiti mubwira n'ikiguzi cy'amafaranga 210 yatanze ndabwira nti wakakwiye kubitamamo igitamo kabitura mu nzu y'Imana bagakora urusengero warangiza ukazajya ubwira Imana ngo umwana yarwaye uwo mwana akazaba Uwiteka mu by'amahirwe umwana arakira mu by'umwaka ufone yanjye barayikubita barayijyana n'udufaranga twaturi ico gihe nari mfite n'agahinda mbese n'ikiganiro numvaga nagikora ariko ntibize mu bya telefone no mpamvu utansobanuriye neza yuko none mwahise muvamo mugira uruhande uramusengera twavuyemo tuhagarara nka gutya hano hahari akabariyeri muri make ahangaha harimo isoko barimo gucuruza ubukapu n'imyenda Nyabugogo turahagarara tuvuga Imana ubwo ntumbaze ngo telefone bayikuyemo gute n'amafaranga ibyo ngibyo ntago nabyitayeho ariko burya gacuma Imana yagucuniye n'ubundi yo kazagukiza karagukizaga ico gihe fone barayijanye sigara na telefone ntoya mpamagara umuntu aravuga ndifata moto ndagenda njya kurariwe mu rugo nawe njya mushimira Imana izamuha umugisha buke mu gitona njyana kuri ribu barabikora baravuga ati duhe siriyo namba ndazibura kwa kugura telefone zakozeho rero nzibuze ubwo numvaga gahinda ari kose
nageze mu rugo ndaryama rwose ndavuga nti nta kibazo, ariko n'ubundi urugendo nararukomeje rwo mu Bugesera, nagiye kubasengera bukeye ndataha. Ndavuga nti satani ntago agomba kunyicira ivugabutumwa, reka ngende. Ariko narasengaga nahita nkubita kuri telefone nkumva agahinda karanyishe, ariko hashimwe Yesu rwose, Imana yarongeye mpa telefone nziza cyane kandi iboneye. Imana ishimwe. Yego karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusoma rwose, ariko nkababwira ngo ntimucike intege, kandi agahinda kose ufite uzajya uhora wishima, kuko ikuzimu ntago bazishimira n'amashimwe ufite, kubera ko Yesu waguhamagaye azakugirira neza. Konkurude reka udusomere muri igitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho 4, umurongo waho urahera ku mutwe w'amagambo, umurongo waho wa mbere uraturangiriza icyo gice cya 4, ubwo uragarukira ku murongo waho wa 7. Dusomere mu izina rya Yesu. Abami ba kabiri ibice byaho ni 4, umutwe w'amagambo here no ku murongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Ego komeza. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanje. Turagenda na konkurude wiza amashuri menshi usoma vuba cyane, ariko reka tugendane mu izina rya Yesu. Iri jambo ni iryawe kandi ni iryanjye. Twaririmbye ngo twaherukanaga kera. Munyemerere umuntu wese uri bukurikirana iki kiganiro, uri bukurikirana iri jambo, ntiwite kwirukira guhamagara Fotsi n'agusengere, ahubwo manze umenye iri jambo nimba ari weho ryaze cyangwa nimba ari inde. Ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira, umugaragu we ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Komeza. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banje bombi ngo abagire imbatazi. Ngo none umwishyuza araje ngarashaka gutwara abana banje bombi ngo abagire imbataze. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore hari igihe yari afite kwizera, ariko yageze aratekereza, aravuga ngo none Uwiteka ko umugabo wanjye yagukoreye, ko umugabo wanjye yakuvugiye, nukubera iki ibi byose wabyemera? Umuntu ibyo agiye mu aravuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana. Ese ufite icyo uzibutsa Imana ku munsi w'ibibazo bizaba byakwatatse ari byinshi? Komeza tugende. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Elisa abaza uwo mugore aramubwira ngo none se nkugire nte? Yego. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ngo umuja wawe ntacyo mfite imuhira ngo keretse agaherezo kutuvuta. Utu tuvuta umubyeyi yavuze muri iyi minsi nitwo njyewe Rufonsina nihunitsemo, nitwo nibitseho, twakugira ngo umurwaye naza nzabona utuvuta muramburaho. Muri iyi minsi umuntu udafite amavuta ntabwo yavuga ngo byemere, nta nubwo yasenga ngo byemere. Konkurude dusomere. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Aramubwira ngo genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Tuvugishije iby'ukuri, kuko utagiriye neza nawe ntazakugirira neza. Ubu hari igihe ushobora gutira umuntu ikijerekani akakikwima, kuko bitewe n'uko uri umunyamasengesho nawe ubwawe ntiwagize kwihangana. Ariko katwumva uyu mubyeyi, ariko ntutire bikeya. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, musenge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Komeza dusomere rimwe. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mani dakangwa na biracitse na nyuma yaze rirakora. Uyu mubyeyi yari afite kwizera. Konkurude umuririmbyi aravuze ngo Mana nduburira amaso yagiye ku
musozi. Uyu mubyeyi yaratekereje, arangije abona yuko ashobora kuja muri bene wabo bakomeye atakambira Uwiteka. Birashoboka ko Uwiteka ari we wamwohereje kuri uyu mugabo Elisa. Aramubwira ngo none umugabo wanjye yakoreraga Uwiteka, ngo kandi mwarahanuranaga, ngo kandi mwavugiraga Imana imwe, ngo none abana banjye bashaka kubajyana ngo babe imbata, ngo babe ingaragu. Uyu mubyeyi byaramubabaje, ababazwa nuko umugabo we yaba yarahamagaye Imana, abana be bakaja kuba ingaragu. Arangije aragenda aramubwira ngo zana utuvuta ufite dukeya, genda udusuke mu bikoresho byose dufite, ngo tukimara kuzura. Ngaramubwira ngo genda wishure umwenda we wari urimo. Umubyeyi aragenda arishura, amajije kwishura aratuzagira amahoro. Imana idakangwa nabiracitse, iyo ibonye ko bikomeye niho biba bigiye kurangira, kandi iyo ibonye ko urwobo Satani yacukuwe rugiye kurugwamo, irongera ikakurereka. Nariko n'ubundi kavuga ngo ukuguru kumwe reka guhagarare hanze ukundi mu cobo. Bivuze ngo hari abavuga butumwa, hari abagikora umurimo ariko bajanditse ibirenge. Muririnde mutazagwa muri urwo rwobo. Mbese ufite kwizera nk'uko uyu mubyeyi, ndagushishikariza kugira ngo wongere ugire kwizera. Niba wasengaga rimwe usenge kabiri, wongere wamagana amasengesho y'ubugwari ku buzima bwawe, wongere uhamagara Imana. Nakomeje kubabwira ngo intego agacuma Imana yagucuniye ko kazagukiza, bikomere cyangwa byorohe, Uwiteka yongera kuvugutire, wongere ubone umugisha. Reka twakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yego, Imana iguha umugisha kandi Imana itwishyurira amadeni uko yishyuriye. Imana ibishyuriye mu izina rya buri mwese ku kigeragezo afite. Uyu mubyeyi we yari afite ikigeragezo cy'ideni conclude, ariko hari undi muntu ufite ikigeragezo gitandukanye n'iri deni. Bivuze ngo nawe wongera ushora amavupfukame, utu tuvuta uyu mubyeyi yabonye nawe Uwiteka gukotoreho, ubone ukuntu ubigenza neza. Imana ishimwe cyane. Yego, reka tugane ku musozo tugusaba gutanga nimero n'ubundi udusoreze n'isengesho. Yego, Imana ishimwe cyane. Katubanze twasenga Imana. Uri Imana yacu bwite, ugira neza bugaca bukira, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Narakubonye mu bikomeye Mwami Imana, wariyerekanye kuko ushoboye byose. Narakubonye nyuma ya zero urakora kuri uyu mubyeyi, warakoza aho byari bikomeye, aho umwishuza yaje aburi cyo kwishura, ariko kuwa kwiringiye nagazakorwa n'isoni. Nyemerera ubwoko bwawe butega amatwi ikiganiro, ubambike imbaraga kandi ubarengere, ubashigikire, kandi abafite amadeni ubatabare. Si byiza ko ni Rwanda rondora kuko wowe ubizi. Komeza ubito kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye ni 0796838127. Iba kuri WhatsApp ni 0783858688. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.